ugasanga umuntu ngo agiye kubohokera kuri social media akajyaho akavuga ngira ngo ba nyirabayazana ni mwebwe nimwe mufite kamera hano imbere yego si mwese ariko bamwe muri mwe cyangwa bagenzi banyu bataje ukamutunga kamera hari ikintu bita social responsibility yaba social media users social responsibility hari inshingano wowe ufite iyi kamera YouTube ufite YouTube channel ufite Instagram ufite social media platform yari yose hari inshingano ufite kuri public kuri rubanda wo kutabagezaho amakuru abakura umutima amakuru abateza isoni amakuru ashobora gutera n'ikindi kintu cyari cyo cyose umuntu agiye hariya amaze nk'imyaka 30 agiye kuvuga ngo ukuntu ngo umubyeyi we yamusambanyaga kandi uwo muntu afite umugore afite umugabo afite n'abana babana ejo barajya ku ishuri babwira ati dore mama uyu n'umwana wa mama wagize urumva hari umuririmbyi yararirimbye ngo ntabwo turi abacu ngo twigenge nukuvuga ngo wowe ubereyeho hari abantu bereyeho ntabwo rushobora kuvuga ngo ese ubundi uyu muntu ajya kubohoka hariya kuri iriya YouTube kuri ya kamera urahabohokerane ninde ugufasha tuzi neza ko umuntu afite ibibazo nk'ibyo ajya kureba ba bantu b'inzobere mu by'imitekerereze wowe hariya ahubwo uzarebe comment bashyiraho nizo kumwongerera ibibazo kumutuka abantu nibagire ikintu cyo kwigirira ibanga hari ibintu bajya hanze aha imvugo bavuga ngo ni ukwimena inda ugasanga umuntu agiye hariya umugabo ngo umugore yarananiye ngo yirwa agira gute kandi n'umukuru w'umudugudu ntabyazi natanze n'ikirigo ntiwagiye no mwisanga hanyuma mwebwe rero ba social media users kubera gukurikira za views ikintu bita integrity ubunyangamugayo bamwe barabutaye mumbwiza ukuri abantu bageze naho muri izi channel ngo ziyobokamana zifite ngo editorial line ziyobokamana bigezaho bakira umuntu wigamba ko yisha abantu ngo yanyoye n'amaraso bakabipublic umutima nama wa bamwe wagiye he koko ni mumbwiza ukuri wagiye hari ibintu hari abantu bisanze bakoresha social media ariko batazi bakibagirwa umutima nama wabo ibyo bintu turabihanangirije ntabwo dushimishwa nuko uzajya ukurikiranwa muri RIB kuko bamwe barakurikirana biteye n'isoni uvuga ngo uri mwiyobokamana ahubwo ukaburi mu byaha wavuye muri editorial line ukajya gutangaza ibihuha ntabwo bidushimisha ko mukurikirana icyo inama tujye nuko izi social media platform n'uburyo bwaje tugomba kubyaza umusaruro tuzirikana umurongo w'amategeko leta ishyiramo imbaraga kugira ngo izi social media tuzibyaze umusaruro aho igiciro cya internet bakimanura umunsi ku wundi aho bubaka ibikorwa remezo n'uburyo bwo kugira ngo abantu biremere bihangira imirimo ariko turayihangira imirimo dute mu buryo amategeko yateganyije ntabwo bavuga ngo kwihangira imirimo ngo uragenda ufata ibintu byose ushyire hari bigeze naho umuntu afata ifoto y'umuntu akeditinga akamuryamisha mu bitaro ngo kuko ari umusitari agashyiraho RIP yapfuye wowe ukaryama ugasinzira ugakora ibyo bintu naho ngaho tugeze ariko rero noneho mbabwira uko bimeze ngira ngo umurongo utukura hari bamwe bamaze kurenga amategeko arahari ntabwo azabyemera guhora akandagirwa inyungu ndavuga za views inyungu bari gukura muri ibi bintu niyo iri gutuma abantu batubunyangamugayo muzine birashoboka content hano zirahari content nyinshi zirahari n'ingi ndi kubaha ni content mu buryo bwiza kuko zirahari pe ahubwo abantu bamwe ntibicara ngo batekeze content nzima zirahari zakugaburira zabona views ukabona nayo mafaranga social media platforms zimwe ziri gukoreshwa kukangisha gusebanya
gukangisha gusebanya murabizi, aho umuntu abwira undi ngo nutama amafaranga uyu mubare ya mafoto yawe wambaye ubusa ndayashyira hanze. Ibyo ni ibintu bikunda kuba hagati y'abantu bigeze gukundana bakajya boherezanya amafoto. Turabwira ko icyambere gukundana n'umuntu ntibivuga ko ugomba kumwohereza amafoto yawe y'ubwambure. Wowe yamwohereje uri nyirabayazana. Ingaruka zizavamo rero ni izo ngizo. Abantu bagashwana bagatangira gusebanya batyo. Wowe wayohereje wakoze icyaha cyo gukwirakwiza amafoto y'urukozasoni, nawe uri gukangisha kanaka kumusebya, icyo ni icyaha nacyo uri gukora. Social media nanone ziri gukoreshwa mu kwamamaza, navuga izo kwamamaza abantu ngo bafite ingufu surnaturelle, ingufu zidasanzwe, bageze naho bavuga ngo bagaruza ibyibwe. Abantu bagaruza ibyibwe mwirirwa mwamamaza muzi ko mubeshya, baje bagafatanya na RIB, izi telefone zikajya zigaruzwa ko atari yegera RIB ngo azabibwira, ahubwo abantu baririrwa batanga amafaranga. Wowe bagutwaye miliyoni 100 ukirukanka ukajya mu Bugesera ngo ugiye gushaka kanaka, ukirukanka ukajya ku Rusumo cyangwa ngo ugiye Rubavu ngo gushaka kanaka ngo ibyibwe, akabanza akakuryamo hafi nk'icya kabiri, ubundi ukazagarura ubwenge uje kuri RIB, uje kurega ngo yantwariye amafaranga ngo nabyo indi ntiyabigaruje. Ubundi wari kuza kuri RIB mbere. Muri make muri gufatanya na bantu kugaragaza ko inzego za leta zigaruza ibyibwe ntacyo zikora, ahubwo abantu aribo bafite ubwo bushobozi ngo kugaruza ibyibwe. Ntibishoboka, barakurya amafaranga. Nabivuze ko social media zikoreshwa mu buryo bwo kwamamaza ubwomanzi, ubusambanyi, ibintu ngira ngo tugenze gake kuko hari icyo bita gutangaza ibikorwa by'urukozasoni. Turibaza hakorwa iki? Nabari gukurikiranwa usanga habamo, tuvuge iyo twagize uwo dukurikirana wakoze ibintu nk'ibi, usanga bagenzi be nabo bari kuza muri za defense ngo baramubeshyera, ariko bikanarangira nabo ubwabo bamwe basubiye na hariya bakajya kwigamba ngo twarabikoze amafaranga twarayariye nyine, ugasanga barigamba. Cyakora amategeko araha, icyo nkunda amategeko ntabwo ajya yemera ko yagumya gukandagirwa. Ndagira ngo mbabwire ko ari ukwibeshya gutegereza ko amategeko adahari. Amategeko iteka azirwanirira igihe cyose hari uzayakandagira.